hari imijyi yubakwamo amazu meza ariko hari n'imijyi yubakwamo inkuru z'urukundo. None kuki atari Venice, kuki atari Rome, kuki atari Santorini? Isi ifite imijyi myiza ibihumbi, imwe ifite amateka aruta ya Paris, indi ifite inyubako ziruta iza Paris, indi ifite imigezi n'ikirere byiza kurushaho. Ariko iyo uvuze urukundo hari izina rimwe ritariza mu mutwe wa miliyoni z'abantu. Iryo zina nta rindi ni Paris. Mu by'ukuri ntabwo iri zina ryubatswe ku bw'amahirwe. Hari inkuru ndende, hari amateka, hari ubuhanzi, hari n'amarangamutima. Byose byahurijwe ahantu hamwe bituma isi yose wita umurwa mukuru w'urukundo. Ariko se byatangiriye? Abantu benshi batekereza ko Paris yabaye umurwa mukuru w'urukundo kubera Eiffel Tower. Ariko kuri gutangaje nuko Paris yari yaramaze igihe kirekire yarigarura imitima y'abantu na mbere yuko ino nyubako yubakwa. Mu binyejana byashize imihanda yayo yari yuzuyemo abanditsi. Abasizi biciraga mu makafe bakandika amagambo yavugaga iby'urukundo. Abahanzi bashushanyaga abantu bari kumwe nabo bakunda. Abaririmbyi baririmbaga indirimbo zavugaga iby'ibyishimo n'agahinda k'urukundo. Buhoro buhoro Paris yabaye umujyi abantu bajyamo gusa. Yahindutse ahantu abantu bajya gushakira amagambo yo kuvuga iby'umutima wabo wumva. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi y'umuntu ashaka gusaba uwo akunda ko bazabana ubuzima bwose, hari benshi bahitamo kubikorera muri uyu mujyi kuko bumva ko hari ikintu Paris ifite kidapimwa n'amafaranga, kitagaragara ku ikarita ariko cyumvwa n'umutima. Ariko se koko niki kiri muri uyu mujyi gituma umuntu awugeramo akawumva mu buryo butandukanye n'indi mijyi? Iyo uvuze Paris abantu benshi bahita bareba Eiffel Tower. Niyo nyubako ifotorwa cyane muri uyu mujyi, ni nayo igaragara mu mafilime menshi y'urukundo. Ariko hari ukuri gutangaje abantu benshi batazi. Paris yabaye umurwa mukuru w'urukundo kubera Eiffel Tower. Ahubwo Eiffel Tower yasanze Paris isanzwe ifite iryo zina mu binyejana byinshi mbere y'uko yubakwa. Paris yari yarabaye umutima w'ubuhanzi bw'Uburayi nk'uko twabikomojeho. Mu mihanda yayo wasangaga abasizi bicaye mu makafe bandika amagambo yavugaga urukundo. Abanditsi bahahimbiraga inkuru zakomeje gusomwa n'isi yose. Abashushanyi bashyiraga mu mapuro inseko, amarira n'ibyiringiro by'abakundana. Ndetse n'abaririmbyi bahahimbiraga indirimbo zatumaga abantu bavuga bati, niba ushaka kumva urukundo jya Paris. Uko imyaka yagendaga ishira uwo mujyi niwamenyekanye kubera intambara, niwamenyekanye kubera ubutunzi, wamenyekanye kubera uburyo watumaga abantu bagaragaza ibyo bumvaga mu mitima yabo. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi iyo abantu batekereje aho wakwifuriza kubwira umuntu amagambo akomeye kurusha ayandi yose, aho bavuga bati ndagukunda cyangwa batese twazabana ubuzima bwose, hari benshi bahita batekereza Paris. Ariko ibyo ntibyabaye ku bw'amahirwe. Hari ikindi Paris yakoze, ikintu kitari inyubako, kitari ikiraro, kitari n'amatara yayo, ahubwo ni uburyo yubatswe ku buryo butuma abantu batihuta, batembera buhoro, bagenda baganira baseka, bafatanya akaboko ku kandi, maze buri muhanda ugasa nk'ufite inkuru wifuza kukubwira. Kandi niho hatangirira ibanga rikomeye ryatumye isi yita umurwa mukuru w'urukundo. Ariko se n'icyo umuntu abona bwa mbere akigera i Paris gituma yumva atari mu mujyi usanzwe? Mu busanzwe imijyi myinshi yubatswe nk'ikwigisha kwiruka. Imodoka ziba zihuta, abantu bihuta, buri wese ahora areba ku isaha. Ariko Paris isa nk'aho ikubwira iti fata umwanya ubanza utuze. Mu gitondo izuba riba rimurika umujyi wose kuko Paris izwiho kutagira amazu maremare cyane atangira izuba. Ibi bituma izuba rimurika ahantu hose icyarimwe. Kafe zose ziba zafunguye imiryango, impumuro y'ikawa n'imitsima mishya iba yakwiriye ikirere cyose. Muri iki gitondo usanga abantu benshi bicaye ku mihanda basangira ikawa n'inshuti zabo. Baba bicaye batuje wagira ngo nta kibirukanza, bicaye baganira baseka barebana mu maso. Hari abantu bavuga ko ikawa banyweye i Paris ariyo yari iryoshye kurusha izindi, ahubwo icyayiryoshyaga n'umuntu bari bicaye barebana. Iyo urebye ku nkengero z'uruzi rwa Seine, couple ziba zigenda zifatanya amaboko, abandi bicaye ku ntebe bareba amazi atembera buhoro. Abahanzi bashushanya isura z'abagenzi, abacuranzi bo ku muhanda bacuranga indirimbo zituje. Buri kantu kose kaba gasa nkaho kagutumiye kugabanya umuvuduko w'ubuzima. Iyo izuba ritangiye kurenga Paris ihindura isura, amatara yo ku mihanda atangira kwaka, ikirere kigahinduka ibara rya zahabu n'umutuku. Eiffel Tower ikamurika, amazi ya Seine akagaragaza urwo rumuri nk'indorerwamo. Muri ayo masaha nibwo abantu benshi basaba abo bakunda ko bazabana ubuzima bwose. Nibwo amafoto menshi azenguruka ku isi afatwa. Nibwo Paris bisa nk'aho ivuga ururimi rumwe gusa, ururimi rw'urukundo. Wenda hari nicyo gituma abantu benshi bavuga ko batajya Paris kureba umujyi gusa, bajya kureba ko umujyi ushobora gutuma akanya gato gahinduka urwibutso rw'ubuzima bwose. Ariko nubwo ibyo byose ari ukuri, hari ikindi cyatumye Paris irenga imipaka y'Ubufaransa. Ikintu cyatumye abantu batigeze bayigeramo na rimwe nabo bayita umurwa mukuru w'urukundo. Mu by'ukuri Paris ntiyabaye umurwa mukuru w'urukundo kubera Abafaransa bonyine. Isi yose niyo yawugize uwiri w'uyu munsi. Mu myaka myinshi ishize ubwo abanditsi bahimbaga inkuru z'urukundo zibera mu mihanda ya Paris, abakora filime bo hirya no hino bahitagamo Paris igihe bashakaga kwereka abantu urukundo rutazibagirana. Abaririmbyi batangiye kujya bayivuga mu ndirimbo nk'ahantu inzozi ziba zifite aderesi. Abantu bafotora bakomeje kujya bakwirakwiza amafoto y'abantu bakundana yafatiwe munsi ya Eiffel Tower. Ikindi kandi Eiffel Tower iri kumurika ikirere, amafoto yayo yakwirakwizwa ku isi yose. Umwana uyibonye uri muri Afurika cyangwa umukobwa uyibonye uri muri Aziya ndetse n'umusore uyibonye uri muri Amerika, bose batangira gutekereza ikintu kimwe: umunsi umwe nzahagera. Niyo mpamvu buri mwaka abantu ibihumbi n'ibihumbi bagera munsi ya Eiffel Tower. Muri bo hari ababa bazanye impeta mu mufuka, abandi bazanye indabo, hari n'abaje gutanga amasezerano bazahora bibuka. Iyo umuntu apfukamye imbere y'uwakunda akamubaza ati se twazabana ubuzima bwose, akenshi nyuma yabo haba hagaragara Eiffel Tower nk'ikimenyetso cya Paris.
mu by'ukuri si uko urukundo rutaba hahandi, ahubwo nuko uwo mujyi wahindutse ikimenyetso abantu bose basobanukirwa, kandi si ku kiraro kimwe gusa, si no kuri Eiffel Tower gusa, mu makafe ya kera, ku nkengero za Seine ndetse no mu busitani bwuzuye indabo usanga abantu bari gukora ikintu kimwe, kubaka urwibutso bazahorana ubuzima bwose. Niyo mpamvu amafoto ya Paris adakwirakwira kubera ubwiza gusa, akwirakwira kubera inkuru irimo, inkuru z'isezerano, inkuru z'ibyishimo, inkuru z'intangiriro y'ubuzima bushya. Ariko nubwo amafilime, indirimbo n'amafoto byafashije Paris kumenyekana, hari ikibazo kimwe gisigaye. Ni iki cyatumye isi yose yemera ayo mateka wo kuyafata nk'umugani gusa? Kuko igisubizo cyacyo nicyo cyatumye Paris idahinduka umujyi usanzwe, ahubwo ihinduka ikimenyetso cy'urukundo ku isi yose. Nk'uko twabibonye, hari abantu batekereza ko Paris yitwa umurwa mukuru w'urukundo kubera Eiffel Tower, abandi bakavuga ko ari ukubera amakafe yayo, abandi bakavuga ko ari amafilime. Ariko ukuri ni uko nta kintu na kimwe muri ibyo cyonyine cyari gihagije, ahubwo byose byaje guhurira hamwe. Mu binyejana byinshi abanditsi bakomeje kwandika inkuru z'urukundo zibera i Paris, abasizi bakomeza kuyiririmbira, abashushanyi bakomeza kuyishushanya, abakora filime bakomeza kuyihitamo, abafotora bakomeza gufata amafoto y'urukundo mu mihanda yayo. Maze uko imyaka yagendaga ishira, isi yose itangira kubona Paris atari nk'undi mujyi, ahubwo nk'ikimenyetso. Iyo umuntu yumvaga ijambo Paris ntabwo yahitaga atekereza umuhanda, yahitaga atekereza urukundo. Iki nicyo gitangaje ku bimenyetso, ntibyubakwa mu munsi umwe, byubakwa n'inkuru ibihumbi, byubakwa n'amafoto miliyoni, byubakwa n'abantu babisangiye imyaka myinshi. Niyo mpamvu Paris itigeze ihaguruka ngo ivuge iti ndi umurwa mukuru w'urukundo. Oya, ahubwo isi niyo yayihaye iryo zina, kuko buri gisekuru cyasigaga inkuru muri uwo mujyi. Hari abasezeraniye ku kiraro, hari abasezeraniye ku nkengero za Seine, hari abahuriye bwa mbere muri kafeno, hari n'abahagarutse nyuma y'imyaka myinshi kwiyibutsa amasezerano bagiranye, basanze aho urukundo rwabo rwatangiriye hakiri uko bahasize. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi y'abantu batekereje umujyi ushobora kubika inkuru z'urukundo, ntibavuga amazina menshi, hari rimwe gusa riza imbere y'ayandi, Paris. Kandi hari isomo rimwe rikomeye uyu mujyi wigisha isi yose. Hari imijyi yubaka inyubako ndende, hari iyubaka ubukungu, hari iyubaka amateka, ariko hari imijyi yubaka ikintu kitagaragara n'amaso, yubaka urwibutso mu mitima y'abantu. Paris ni umwe muri iyo mijyi. Iyo ugeze muri uyu mujyi ntabwo utangara cyane kubera Eiffel Tower, ntutangara kubera amatara yayo meza, ntutangara kubera imihanda yayo ya kera. Igitangaje kurushaho nuko buri muhanda usa n'ufite inkuru, buri kiraro gisa naho kigeze cyumva isezerano ry'abakundana, buri kafe isa naho hari umuntu wigeze ahicara agahindura ubuzima bwe mu kiganiro kimwe gusa. Niyo mpamvu abantu benshi basura Paris badatahana amafoto gusa, batahana urwibutso rugendanye n'amarangamutima, batahana inkuru bazongera kubwira abana babo n'inshuti zabo mu myaka myinshi iri imbere. Kandi wenda nicyo gituma Paris idashaje, kubera ko buri munsi hari indi nkuru nshya y'urukundo ivukira muri uyu mujyi. Hari abandi bahahurira bwa mbere bagahana amasezerano, hari abandi bongera kwizera urukundo nyuma y'igihe bararutakarije icyizere. Niyo mpamvu nubwo isi ifite indi mijyi myiza cyane, iyo bavuga umurwa mukuru w'urukundo, izina rimwe rikomeza kugaruka ni Paris. Kandi hari isomo rikomeye uyu mujyi usigira isi. Urukundo ntiruturuka ku mujyi, ahubwo ruturuka mu bantu. Ariko hari imijyi ishobora gutuma ako kanya gato gahinduka urwibutso rw'ubuzima bwose. Kandi niyo mpamvu Paris itazigera ibahana abantu bajya gusura gusa, izakomeza kuba ahantu hakomeza guhuzwa n'urukundo. None se wowe ubona Paris nk'ahantu ho gusurana n'uwo ukunda, cyangwa hari undi mujyi w'inzozi zawe? Tubwire muri comment.